Shiri wanzaniye amazi yo kunywa. Amazi yo kunywa. Кажется, Shiri. Сажа. Ecco. Turka bitti. Meze neza. Meze neza nabi. Hanyuma sibyo twabonye no kubikora neza. Ntabwo ushaka uzi kose naramubwiye narabimwumvishije uko byashobokaga kose. None kuma nta gihinduka. Aricara atuje, amerewe neza, ubwo se urumva hari icyo wakoze. Ntabwo nzi ikintu yizeye ariko ngiye nakoze ibyo wansabye. Kandi nabikoze neza. Uri seriye ko wabikoze neza? Nabikoze neza pe. Reka nkubwire. Niba utarabikoze nk'uko twavuganye cyangwa rero wabikunaniye, musubize amafaranga yanjye naguhaye. Kandi numara kuyansubiza biza ko nawe urabizi ko arabivuganye. Uza wicaye ubyiteguye. Mabuja ntabwo nahomba amafaranga, ndakomeza ngerageze ndebe. Kuko ndabona nta mpinduka, ntabwo bafite, ntacyo bihagombye kuba yarahungabanye. None ndabona nta gihinduka, niba bikunaniye umbwire. Ikigaragara cyo ushaka kutarimo kubikora neza kuko nabibwiye. Kandi amabwiriza naguhaye urayazi. Uranyumva? Wewe muhamagara umutesho, mubuze guhumeka, mubuze kuryama, mubuze kwicara no gusura yewe. Ahangayike mbibone wahangayitse. Uranyumva? Umubuze amahwemo, umwereka ikibazo ufite nawe gikomeye ntawe wakijyana. Hanyuma tuzareba igikurikiraho nzandebe impinduka. Uranyumva? Witeguye kubikora neza? Ndabikora neza cyane. Courage. Kandi ushyiremo umwete. Ubishyiremo umwete ubyiteho neza. Iyi mbere irakomeye, nta gukina nayo. Uranyumva? Sheri. Uri neza? Ndaje. Oya muri iyi minsi mba nibereye mu rugo tu. So umuntu yahora ashakisha kugeza ryari. Wese warayabonye. Wayabonye nigize umuntu w'umwavoka nyine mba ndi muka. Uretse. Shiri bite se bigenze bite kutishima? Wapi? Nse bigenze? Cyakiguri cy'umugabo nagerageje kukica n'birananiye. Ngo iki? Wagerageza iki? Kumwica. Ariko se. Arangije akango. Oya Shiri. Uratinyuka ugashaka gukora ibintu nk'ibyo kuko. Oya. Umva. Imana ishimwe ko utanabikoze. Bira urone ikintu. Umva niba ari ibintu utangiye nk'ibyo nako ngiye turi kumwe rwose. Rero uramutse umwishe. Imigambi yacu yose yahita ipfa, nta kintu twageraho. Nzipfa gute ahubwo atari mu nzira ko aribwo twaba tumeze. No. Sheri. Oya, icyo bintu byikuremo rwose ntago byaba ari byo. Nuzo kumwica urumva ari wo mwanzuro, ari wo muti. Rega natwe byadukora. Dushobora gufungwa cyangwa se imigambi yose dufite igapfa. Sheri. Please. Babarira yego ndabizi.
ntabwo mubanye neza sibyo ariko ihangane dushaka indi option ariko apana ibintu byo kumwica okay niko dutekereze kuri etape ya kabiri ibintu bizagenda neza aho kumwica ntabwo ari wo muti sibyo none se wariye shiri ibyo kurya numva atari byo by'ingenzi ibyo turaza kuba tubimenya ahubwo icanganye ntukizi se ndakizi nse turarya tutararya se urumva bishoboka oya turaza kuba turyashije nawe okay uwo ni wese se sheka mbaze mbwira umukozi duteguye icyo kurya sibyo byiza shiri nawe nyine urabizi kube turaturya icyazanye se ntukizi ko tuba dukemura ikinzanye mbere kurya birakurikiraho okay nta kibazo Hani? Tabii. Meze neza. Ya meze neza. Meze bite? Meze neza. None wazindutse mu kazi. Ndimo gukora amasuku mbere. Ndabona usa neza. Thank you, biteze. Sawa. So baby, what? None se tutambwira bigeze ibintu byawe. Baby rero bimeze neza. Urumva tugeze mu gihe cyo gutandukana. Uzi ayo magambo igihe wayambwiriye kuva duru umbwira ko ugiye gutandukana n'umugore wawe. Uyu munsi noneho byageze finale. Mu kanya hagiye kuza mwavoka uriya mugore. Hehe, kwande hano? Baby ntabwo nashatse kubikorera hari amarora rugo. Ntabwo nifuza gusubira mu iranzo narayihaza. Ntabwo nifuza gusubiramo. Rero nababeshye ko nafashe chambre ahantu n'iki apartment yo kubamo. Baraza twuzuza amasezerano hano. Baby, please mbabarira bino bintu birangiye. I'm tired. Ndabizi ko nkunda baby wanjye. I love you too. Uyu munsi rero birangiye. Okay. Kino kigo nshaka ko kiva mu buzima bwacu. Okay, ndashyize. Ndakukunda baby wanjye. Baby, hari ikintu nshaka gusaba. Kubera ko bariya baraba bari hano. Sibyo? Ndashaka ko ugenda ukajya mu cyumba ukihisha kugira nta muntu n'umwe uramenye ko hari. Kugira ngo ibintu byose bibe kwibanga birangire neza. Ntusingiye kwihisha iwanjye. Nta kibazo baby. Ni ukugira bikemuke babone ko nta muntu mbana nawe, babone ko ndi jyenyine. Icyo kintu ushaka. Ariko urabizi ko uri ku mutima wanjye. Sibyo? Sibyo? It's fine. Mwakoze kubw'ubutumire bwanyu mwampaye. Ubundi nge banyita Ngamije Joseph, Maître Ngamije Joseph, aba nkorera mu mujyi, niyo mfite kabine yanjye niyo nkorera. Madame rero yari yampaye ino dossier kugira ngo nze mbasobanurire ukuntu bigenda ku bantu bagiye kwaka divorce. Ubusanzwe tugendera ku bintu bitatu cyangwa se bagendera ku bintu bitatu. Hari umutungo usesuye. Umutungo usesuye ni umutungo wa mwembi, yaba ku mugore yaba ku mugabo. Muba mwarabyemeranije mujya kurushinga cyangwa se mujya gusezerana mbere y'amategeko. Cya kabiri umutungo muhahana, yaba madamu yarashatse ukwe, yaba umugabo nawe yarashatse
imari ye mugahuza. Icya gatatu ni umutungo cyangwa se ni ivanguramutungo muri make. So sinzi wenda mbere ya byose mushamba baze se mumaze igihe kingana iki mubana mwarashakanye? Tumaze imyaka 8. Mufite abana bangahe se? nta mwana dufitanye, ariko metero ibyo si ngombwa, reka dukomeze, si ngombwa kujya muri byinshi. Imyaka 8 nta rubyaro muragira? Ntarwo. Okay, bon. Ubwo rero turakurikiza kuri za ngingo 3 nababwiye haruguru. Ubwo sinzi niba mwarasezeranye ivanguramutungo, ubwo murabimbwira. Niba mwarasezeranye mbese mwubu bwanyu murabizi. Ntabwo tujya kure, twasezeranye ivangamutungo Rusange risesuye. Okay, ubwo rero nkumva ni ibintu byoroshye. Ibyo nawe wavanze. Ariko ni iki naguhaye? Ngeze gihe cyo ntaguhaye. Kuzenguruka gusa ahantu hose. Nzenguruka hehe? Ubuzingi byaragombye kugera ahangaha. Ko ariko wabishatse. Sibyo shaka se? Niki se naguhishe? Niki kitari icyawe hano udafite mu? Ahubwo zitamishe ni iki? Mu gihe ibyanjye byose narabikweretse. Nge se ntabyo nakweretse. Excuse me, sorry, reka mbarogoyeho gatoya. Ntago twaje mu mpaka, naje gukora akazi kanjye nkuko madame yabisabye, sibyo? Niba mwarasezeranye ivangamutungo, ubwo simple, ni ibintu byumvikana. Uvuga ngo madame aratwara 50%, umugabo atware 50%. Kabone nuko numvishe nta n'urubyaro mufite, urumva ni ibintu byoroshye. Ubwo igisigaye ni mwebwe murifatira umwanzuro, ariko kubijyanye n'amategeko niko bigenda. Yananiranwa twifashisha izindi nzego kugira ngo duhoshe amakimbirane, ko ndabona mutangiye kuganira bitari byiza. Ikindi ngomba kumenya ese imitungo yanyu iherereye he, ku buryo nzatangira kugenda gukora expectation, nabyo mbishire muri dossier. Herekana imitungo yindi. Imitungo yose irahari. Ukura bikurikirana, inzandiko hano zirahari, na buri kimwe bajyaho buri kimwe kimbaruye urakibona. Ahantu wahisha imitungo yari yose ufite urayi. Nyine ndashaka address ya buri mutungo aho iherereye kugira ngo bizanyorohere mu kazi nanjye. Mba metre, ibyo byose biroroshye. Sibyo? Nacyo kintu ngira ngo ushinzwe uraza kubikurikirana. Address y'umwirondoro wanjye urawufite. Rero buri kimwe kinyanditseho wagishaka ukakibona kuri internet, biba biriho. Haba iyo mitungo uvuga ntabwo ari ibintu byo kwihisha, nta n'ibyo bintu mpisha biri aho ngaho. Imitungo yanjye yose irahari. Nase ari najya kwishakira kuri internet ntuhari, wabimweretse. Okay, ubwo zino dossier ni zari copy, ubwo murazisigarana. Igisigaye uzagenda dukominikana by phone. Okay? Bose karero kangende nkora kandi kazi, bwo turakomeza tuvugana kuri telefone. Ubwo turamunsezerera. Okay, meter. Bimeze bite se?
ugiye kubikurikirana se? Ibiki se? Sibyo twavuganye ntabwo wabyumvishe. Ariko se ubundi uri umunyamategeko? Umunyamategeko nyine. Ubundi washatse akandi kazi wakora? Ariko se nicyo gitumye umpagarika? Ntabwo twavuganye yarampunze. Mwereke ibyangombwa basi byemeza ko ndumva. Cyangwa tujyane kuri biro nkwereka akazi. Abo wowe mbwira hari ikihe kibazo? Nimba utari kunyizera. Sinzi amafaranga kwishyura uko yaba angana. Ariko ntacyo bikurikirane. Ariko ntago ndi gusobanukirwa ibyo ushatse kumbwira. Hanyishura iyi mafaranga ibyo ni ibiki? Ibyo ndi kuvuga urabizi. Tutiriwe tujya mu bintu bindi birenze urabizi. Ariko ndagira nkubwire. Ibintu uri gukora weno uriya mugore wanjye umugore wawe ishobora kuzabagiraho ingaruka nutitonda. Hanze hari akazi kenshi wakora bikemera. Gusa ndagira ngo nkubwire ko ibyo mwapanga byose ndabizi. ushobora kuba wanyibeshya. Okay, reka tubireke. Wowe rero genda ubikurikirane byuzuze cyane iyo mitungo nabirebe. Nkurikirane ibiki ari? Untare sobanurira ibyo kumbwira. Vuye ha mu nzu uca amarenga. Vuye ha mu nzu ugiye gukurikirana iby'imitungo. Nibyo nakubwiraga. Hari ikindi kigufuya n'icyo. Nkuko uri umwavoka nyine uje kuduhereza ibintu bijyanye no gusinya amasezerano yuko tugomba gutandukana kandi abantu tubana imitungo turayigabana. Rero ndagira nkubwire ngo ibyo wapanga byose we nura mugore ndabizi. Biriya genda bikurikirane ubikore akwishyure, ariko nushaka kandi kazi kanago kakubere muno musore. Umva mbwira. Kuki utigeze umbwira ko umugabo wawe azi imipango yacu? Hari ikibazo se? Hari ibyo kubwiye? Biki? Rekana nawe byose arabizi. Uziko mbwiye ari no kumva uri mu gicucu mu mutwe. Aya. Reka ibyo ntago yabyitaho. Ariko njye ntago ndi igicucu. Uzonyuwe kubona umuntu wavumbuye undi. Wese guteye ubwoba. We ntagukange nta kintu na kimwe kiri mu mutwe we nta na kimwe natekereza. Uri sire? Ndi sire cyane. Nese kwambwiye yemerera yateye ukoze ndasirumva hari ubwenge afite. Umva shiri twumvikane. Kwambwiye ngo genda ukurikirane ngo ibyo ugiyemo ngo sinzi ni nkaho azi ibintu byose. Oya. Nyine ubwo yarafite amatsiko yo kumenya yuko uri umwavoka koko. Burya making sure yuko ibyo urimo ubizi neza. Ariko nta kindi ntutekereze ko hari ikindi kintu na kimwe yabaze. Ibintu bizaturwa amahoro kweli. Ugira impungenge ko nabonye ari seriye. Buriya se cyane. Reka nta guseriye mbonye. Cyane. Bose yambwira ati tujyane nawe aho hantu ukorera ndebe ko nimba akazi ukora ari koko. Nase niba kubita mujyana ukanye uri igicucu. Yama. Nta bwenge afite rwose ntagutera ikibazo. None se ubwo tubigenze. Ngenda biziko bizagira neza kandi byose bikarangira neza. Uko twabiteguye uko bizagenda kuko nugira ikibazo. Aya nanjye biransaba kubitekerezaho nawe nkamwigaho kubera ko
ari kudukurikira n'icyonzi cyo. Hari ikintu azi, wenda we ushobora kuba wibwira ko nta kintu azi ariko afite amakuru. Erega murabana mu nzu muraziranye. Turaziranye nyine impamvu nanjye bikubwira ko ari igicucu. Ibyo bitekerezo ariko ntago. Ega nanjye ndi umugabo ndatekereza. Ego ndabizi ntago izo mpungenge zabura. Ariko shyira umutima hamwe. Sinzi ubwo. Tuza. Ndagenda nyine mbitekerezo ntago ni kubigendamo gahoro kuko bishobora kurangira twese badufunze. Ega ni risk. Sinjye gufunga kandi no kubikuraho. Nta risk zihari wowe tuza umutima uryamusinzire. Wigira ikibazo na gito uryamusinzire utuze. Mva mubwire. Erega nubundi ni wowe wanjye. Wigira impungenge. Ntabwo ari ibibazo dusanzwe. Reka turi iwawe. Turi wanjye ariko. Ari inyuma iyo ngiyo mu gikari n'aho mukozi. Ese uze kuza kundeba n'umugabo. Nubwo raza ngo ndahageza. Cyangwa mukanya. Ntabwo nabishoboka. Ariko numva ibirenge kandi. Ya humura. Turaza. Sawa. Gahunda niyo ngiyo. Sawa. Haze ntunansezera. Bye. Bye. None se izi nzara bimeze gute? Habura iki? Kunibimbaza. Njye ntabwo wambwiye ko uzampa amafaranga. Reba wabimbwiye ukangarira hagiye. Ntabwo ngo uraza kuyanyohereza ugeze ugiye. Hano cyubeshya. Reka ntabwo nakubeshya. Okay. Nyenga wari ukuntu zibendeye. Iyi kadi uzi gukura amafaranga. Pepe. Ahubwo wenda ndimo kukubaza hari umuntu ufitanye nawe gahunda hano? Pepe kumubaza. Niyo nawe ufite wamwemera kazana. Ese ni inde Pepe wanjye? Ntabwo mbizi. Karibu. Pepe, genda mwitsa zimwe. Inde. Yego boss. Mete. Yego. Tumeze neza. Tumeze neza na amahoro. Nese. Amasaha twahanye nayangaya. Bo ntago ari aya ngaya ariko natekereza nawe basi wagerayo nkareba ko nahagusanga wenda kugira ngo tube twakwihutisha gahunda. None ngize Imana ndahagusanze. Okay, nta kibazo none twabiganiraho. Nta kibazo. Sasa raporo se bihagaze bite? Ya raporo do iraha ngaha nyine amasite yose wagiye umbwira hari iyo mitungo nagiye magera uretse uhitira usororo niho habayemo akabazo nyine sinabasha gusoza kuhakorera ntuza raporo nkuko nabishakaga ariko hari bimwe nahakoreye ariko urebye muri makeya hose narageze nta kibazo rwose. Okay. Waragenzuye neza ubona nta kibazo bimeze neza? Ya kazi kanje rwose nkamazemo imyaka myinshi naragenzuye ibintu byose nsanga ni okay bijyanye n'impapuro wampaye nyine na address byose. Hari ikibazo se ubigizeho ko mbona bisa nkaho? Okay. Ndagira nkubwire ko secretary wanjye yaguhaye ifishi itari yanjye.